Yesu Kristo ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro, wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, aho uherereye hose fatanya nanjye guhereza Imana icyubahiro. Turayishimiye ko izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye iby'imirimo y'amaboko yayo itangaje, dushimiye ko ari Imana yomora ibikomere, dushimiye ko ari Imana itabura uko igenza abayo bayiringiye, dushimiye ko ari Imana iseruka ku rugamba ikanesha, dushimiye ko ari Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dushimiye umwami Yesu Kristo watwitangiye Golgota, dushimiye igitambo cyiza cy'amaraso yamennye, dushimiye mwami wacu Yesu Kristo iby'imbaraga yakoze. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turagushimiye mwami Yesu Kristo mukunzi mwiza utwitaho. Icyubahiro kibi cyawe, wowe urera imfubyi ukazikuza, wowe wita ku nshingano zo kurengera abapfakazi. Mana, icyubahiro kibi cyawe, wowe utabura uko ugenza abawe bakwiringiye. Icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe. Turakubanje hose muri byose, tukubanje ku byacu no ku bacu, tukubanje ku banzi bacu aho bari kugambana. Mu izina rya Yesu Kristo turahakubanje kuko uko ubisanga si kuri bubisige. Turabizi neza ko uri buturengere muri uyu munsi, turabizi neza ko udukandagije muri uyu munsi kugira ngo udukwereke kugira neza kwawe, ukore imirimo n'ibitangaza, natwe tube abagabo bo guhamya ineza yawe n'urukundo rwawe. Mwami Yesu turagushimiye, icyubahiro ni icyawe. Aka ka mwanya rero bene data nari ngeze mu bihe byo gushima Imana, ariko nawe ujye ushima Imana umunota umwe urahagije. Ushobora kuvuga Imana uburyo ari ngari, ntuyiheze kuko Imana ni ngari, Imana ni nziza. Wavugaho akantu gato gusa ukumva uranezerewe. Shima Imana, ntukaburire Imana umwanya. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Bene data muhabwe umugisha n'Imana, abo dusengana buri gihe, abakristo tubana mu itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye z'umwihariko, Imana ibarebe neza ibanezeze. Mwese muri iki gitondo munyemerere dusubire muri teme yacu igira iti kugira intego yo kunesha. Twasanze iyo utanesha, iyo udatsinda, Satani we arakunesha kandi akagutsinda, akagukoresha iby'ibyaha, akagukoresha uburetwa, kubera yuko wabuze imbaraga, wabuze guhagarara ngo uhamye, waburiye Imana umwanya muri wowe. Nuko bikugendekera nyine, usigara utsindwa buri gihe, ugatsindwa, ukisanga uvuga ibigambo bibi, ukisanga ukora ibintu bibi, ukisanga ingeso zawe ari mbi, ukisanga uri umunyamujinya, umunyamushiha, ukisanga uri umwibone wishyize hejuru, ukisanga mbese abadayimoni barakunesheje, usigaye warabaye igikoresho cyabo. Ariko twaravuze ngo reka tugire intego yo kunesha, tugire intego yo kwizera Imana, tugire intego yo kwiringira Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi tugire intego yo kuva mu byaha. Imana ishimwe. Rero aka ka mwanya munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere intumwa Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 15, duhere ku murongo wa 54. Aha Pawulo yari ariho abwira Abakorinto muri uru rwandiko nyine, abahugura, abemeza iby'umuzuko. Imana ishimwe. Ntabwo wagira intego yo kunesha utizera yuko Yesu Kristo yanesheje, yatsinze Satani n'abadayimoni, yazutse, kandi yuko azagaruka gutwara itorero. Ntabwo rero wagira intego yo kunesha udafite ibyiringiro bifite ubugingo. Nyemerera dusome 54. Handitse ngo ariko uyu ubora ni umubiri avuga, numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa,
nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Imana ishimwe. Warupfu we, kunesha kwawe kuri he? Warupfu we, urubori rwawe ruri he? Ibyaha byo mu rubori, ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Ibyaha ni byo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku mwami. Imana ishimwe. Ijambo ritubwiye neza yuko Imana iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo, kubw'amaraso Yesu Kristo yameneye igorogota, kubw'urukundo Yesu Kristo adukunda. Ntago wanesha kubw'umubiri wawe, ntabyo washobora, nta n'imbaraga ugira wowe ubwawe. N'ikinyabwoya ntiwakikubitira igihe cyose uba uri gutaruka. Ariko ijambo riravuze ngo Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe iduha kunesha ibyaha kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu iyo yihannye agahinduka akavuga ngo mwami Yesu Kristo, nsezereye ibyaha, nsezereye iki cyaha cyantwazaga uburetwa, nari narabaye umuretwa w'iki cyaha, ariko kuva uyu munsi nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Ngo rero Imana iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo wateye urutambwe rumwe gusa, ugatera intambwe imwe, izisigaye 99 Imana iraziguterera. Umwuka wera ahita aza akakurwanira, akakuburanira, imbaraga z'Imana zikaza zigasohora kamere mbi muri wowe. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ijambo ryatubwiye ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Ibyaha burya ni urubori rw'urupfu. Niwaba urimo kugotomera ibyaha, ujye umenya ko winjiye mu rupfu. Mu buryo bw'umwuka uba wapfuye, ndetse no mu mubiri urapfa, kuko ibyaha ni urubori rw'urupfu. Ariko Imana ishimwe yo iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ukeneye kwakira Yesu Kristo, ukeneye kumva Yesu Kristo akuzuye, ukeneye kumva imbaraga z'umwuka wera ziganje muri wowe, kugira ngo ubashe kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Komeza ugire intego yo kunesha, unesha ibyaha n'igisa nacyo. Imana ikugire neza. Shalom shalom. Muhaye murongo. Umugaba w'ingabo mukuru